duherukana Bernard akomeje kugaragaza ishyaka ryinshi ryo kumenya uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bw'urunigi bakoresha, Abimana na Turahirwa bakomeje kugaragarizanya amarangamutima, naho Kindigita ataramenya ko ibyo ntaganda byamenyekanye. Ubu se byifashe gute? Kurikira umukino. Ni karibu Bernard. Murakoze muke. Viole, ngaho ni munyerikira urunigi rwanyu turebeho mugeze mu kwezi kwanyu. Ahubwo muke, hari ikibazo nifuza kukubaza. Imbaza rwose. Ubwo si reka tukabanza tukiga ukaza kukimubaza nyuma. Oya mureka banze Bernard. Ushobora gusanga kinaganisha ku byo nateguye turi bw'ijyo uyu munsi. Murakoze muke. Ikibazo cyanjye rero giteye girya. Yego. Ubushize watubwiye ko isaro ry'ikijuju kijimye, iyi impeta irigezeho mba nshobora kubona imihango. Tuvuga rero ko mbonye imihango kuri isaro rikurikira ry'ikijuju kijimye. Ubwo icyo gihe dukomeza kwimura impeta tukabyandika ku ndangaminsi tukazageza ku isaro ry'umutuku cyangwa kuko niba nibuka neza watubwiye ko tugomba kwimura impeta nta sano na rimwe dutarutse. Kuko ariko ubwo icyo kibazo wari ukwiye kuba ukibaza koko Viole. Reka nibarize mukesha. N'igihe cyose tumaze dukoresha urunigi. Ngaho nawe reba ku indangaminsi yacu. Ukwezi kwa Violeta guheruka kwagize iminsi 28. Bisobanuye ko imihango ye yaje ku isaro rya 29. Ntureba ko twese dushyira akamenyetso ku munsi watangiriye imihango. Bernard arakoze ku bisobanuro byiza duhaye. Biragaragara ko ubu buryo yamaze kubucengerwa neza cyane. Rwose. Ariko rero ku kibazo Violeta yarabajije nta kibazo rwose. Hari igihe umuntu agira ugushidikanya. Sengo hamwe. Kuko hari n'urundi rugo rwatangiye gukoresha urunigi ruherutse kukimbaza. Nkuko bireba rero, iyo ubonye imihango kuri iri saro rikurikira ry'ikijuju kijimye, ikintu uhita ukora ni ugutaruka aya masaro yose, impeta ugahita uyishyira kuri iri saro ry'umutuku kuko uba utangiye ukundi kwezi. Urumva? Ni ukuvuga ko ukwezi kwarangiye kuri iri saro ry'ikijuju. Birumvikana muke. Kuko twabonye ko ukwezi k'umugore ari igihe gitangirana n'umunsi wa mbere w'imihango kikarangirana n'umunsi ubanziriza imihango itaha. Aho ndabyumvise noneho muke. Ariko uzi ko cya kibazo cyari cy'amatsiko koko di. Simbuzaga kukibaza. Hari abantu bashobora kwibeshya wa mugani bakagendera ku kuba bimura impeta nta munsi batarutse. Bagahita bakomerezaho. Kora Viole. Kora rwose utumye mukesha ahantu hansobanurira neza. Kubaza ubundi biranga abanyeshuri b'abahanga. Muri abahanga pe. Hanyuma rero uyu munsi ndifuza ko twiga kuri aya masaro y'umweru. Aya masaro y'umweru atangirira ku isaro rya 8 akagera ku isaro rya 19. Urumva? Ni ukuvuga ko guhera ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 19 w'ukwezi kwawe Violette ni iminsi y'uburumbuke. Nkuko twakomeje kubibona rero ni iminsi muba mushobora gusama mu gihe mukoze umushyikirano mpuzabitsina. Murabyumva neza? Turabyumva. Nibwo rero igihe mutifuza kongera gusama muba mugomba kwifata. Sibyo? Yego turabyibuka muke. Ngaho namwe nimumbwire mu gihe cyo kwifata mu bigenza gute? Ngewe na Violette rero iyo turi muri aya masaro y'umweru ahanini tuganira ibiteza urugo rwacu imbere. Rwose muke, twebwe nta mpungenge na nkeya bidutera kuko twirinda ibikorwa byose byatuma umwe muri twagira intege nke zo kwifuza umushyikirano mpuzabitsina kandi twarabishoboye pe. Ubundi se twabuzwa n'iki kubishobora ko tuba dushonje duhishiwe kandi ko nta n'uwo tuba ducuranwa nawe. Ni byiza cyane rwose. Muke rwose humura twebwe kwifata ntabwo bitugora. Cyane ko nk'uko ukomeza kubidushishikariza tuzirikana intego yatumye tuteganya imbyaro. Nubwo mama wanjye abadushishikariza kubyara abandi bana ngo tumubyarire n'abatabyaye da. Kuri we ndisaba yumva mwabyara gusa. Yewe ariko nyine mujye mumwereka inyungu ziri mu guteganya imbyaro nyabo. Yewe muke turabimubwira n'ukuri. Hanyuma rero reka mbabaza ikibazo. Ubu muramutse mwimuye iyi mpeta mukagera kuri iri saro rya nyuma ry'ikijuju, Violette atarabona imihango biba bishatse kuvuga iki? Rimwe, kabiri, gatatu. Ndagufasha.
uretse turagira igeze kandi ndekura mbanze ndeba umwana yesu we ndapfuye noneho birarangiye mana we umwana w'abandi yamatera y'ukuma ngo icyo abima yesu we kandi yaratangiye kubira baranyica noneho birarangiye none se abima nta sukari hari ngo umushyire tumupfubye koko ndebera koko ihangane ma ihangane turahi nganzanira isukari aho mu nzu mu kabati ubu se ko hiye umubiri wose noneho ndamenya isukari nsigaye ndakehe we yiga datonjaye we akira njyewe rero ngiye guhamagara mama teta mbimubwiye ubu se kuko mana yanjye muhamagare nyine gira vuba ahubwo aro mama teta ndakumva mama teta wari mwutu uravugana ubwoba kubera iki urumva na teta rira ko teta arahiye mabuja ngo iki ni ukuri nimuze mumujyane kwa muganga kuko ndabona bikabije aho imana ari kugerageza kumupfubya akoresheje isukari ariko ndabona akubwiye ngo iki turahi ngarazi mujyane kwa muganga b'imana noneho baratwica we ubu se kuko umwana w'abandi ahiye turi mu bikiko murakoze dutuze reka dutuze ni byiza rwose hanyuma kandi ikindi ni uko ku giti cyanjye mbashimira ko twesheje umuhigo tukaba twarishyuye mitiwere do sante 100% kandi ku gihe rwose muyobo ntakubeshye rwose natwe nubwo twayishyuye dutinze ariko twarayishyuye pe Kindigi mwarakoze kwishyura ubwisungane mu kwivuza namwe rwose mwagize neza hanyuma mureke duhe mukesha nawe umwanya tuganirize murakoze cyane kumpa umwanya muyobozi uyu munsi mureke tuganire ku ruhare rw'umugore n'umugabo mu kubungabunga umuryango ngira ngo twese turabizi ko umuryango mwiza utera ishema sibyo ari ababyeyi bakuru bawurimo batera ishema ari n'abana batera ishema umuryango mugari nawo nuko ndetse n'abandi bantu bo hanze guhahira umuryango gushyira abana mu ishuri kubavuza nk'uko mwabivuze kubashakira indyo yuzuye kugira isuku ibyo byose ni inshingano z'umugore n'umugabo urugero nabaha ejo umwana naba ari kugenda mu muhanda yambaye ikabutura yacitse ubwo niwe bazaseka cyangwa bazaseka ababyeyi ni kimwe no kuba umwana yaba yabuze uburyo bwo kwiga ejo tukamubona ari mu muhanda agenda apfumura amazu y'abandi burya ibyo byose umubyeyi niwe ugibwaho n'umugayo n'icyasha mbere na mbere ntimubizi se mu kubungabunga rero umuryango nanone harimo gutoza abana ikinyabupfura gusenga umugore n'umugabo bakabera urugero rwiza abana babo ndetse n'umuryango muri rusange ahubwo hari ibindi bintu bibiri nibutse muke yego tubwire kandi rwose by'ingenzi nko kuzigama kugira uruhare rungana mu gucunga umutungo w'urugo ibyo nabyo ndumva ari ingirakamaro urakoze cyane we urakoze rwose kutwibutsa ibi bintu by'ingenzi kuko urugo rutizigamira rugira amacakubiri mu gucunga umutungo w'urugo umwiryane ukarutahamo abarugize bakabura amahoro n'iterambere rikadindira sibyo kuko nk'uko nabivugaga ntawe utaterwa ishema no kugira umuryango mwiza iki byari nuko bikomera abaturage batekana rero tuzikane gufatanya inshingano tubungabunga umuryango w'isoko y'ubuzima buzira umuze bityo tugire umuryango utekanye kandi uboneye murakoze cyane ndabashimiye mwese oya ni mu mwongera ndi rwose kuko abatwibukije ibintu by'ingenzi murakoze mwese kandi tugenda tubibona bimwe mu byo yavuze abana bari mu muhanda batiga amakimbirane mu miryango ibyo byose ni ingaruka ziterwa n'ababyeyi batita ku muryango mukesha rero arakoze kuduhwitura twese duharanire kugira umuryango mwiza wo soko y'abayobozi beza b'ejo hazaza yego murakoze cyane funga uwo muryango di funga rwose mbereke kwinjira nyamara wa mwana ni umuhungu here utangiye no kwiyenza wumva imbeho idahari
wakubwira ubushyuhe ngewe ndimo kumva. hanyumvira mbabarira cyane se nyine. Fese kandi wirakara kibasumba wanjye. Ngaho reka mfunge nta kibazo. Ikibasumba se kibasumba ibiki? Ariko se kindi wowe nta nubwo ushobora no kwigirira impuhwe. Nigirira impuhwe se z'ikihere. Kuki unteza urubwa koko? Akazi kakabera ufata uko wishakiye kandi ubizi ko yakwihanangirije ajya kukagusubizaho koko. Ubwo utekereza iki? Baraje batangire bakubwira ibintu nawe ubishyire mu mutwe. Ubwo se nkubwiye ko ngiwe ntajya nsiba na rimwe. Ahubwo mbwira ikibazo ufitanye na Kabera gituma umwihisha. Kuko yakumbazaga mbona asa n'utishimye. Mbwira rwose. Reka rwose nta kibazo mfitanye na Kabera. Mugani wawe se ukuntu yambaburiye akansubiza ku kazana nyihanangiriza. Wakabimenyese. Ubu nakongera kugirana ikibazo nawe koko nkaba ntari ikibwa. Ubu koko uragira ngo bazadufungira amazi n'umuriro. Kuba n'abana bacu banywa amata tutayaguze. Ubwo koko ubushaka iki? Ushobora kuma amahoro nkiryamira. Ariko burya koko ingwe kurira umwana ikakurusha uburakari. Utangiye no guca imigani. Ubwo se kuko nkubajije aho uba wagiye hatuma shobuja kumbaza yewe akanantelefona kumbaza nicyo kikurakaje. Hasoni kindigi kugenda ukikoza ku kazi yahagera gushaka akakubura ndetse n'abagenzi bawe bakayoberwaho igiti. Ubu ugiye n'abagenzi banjye bakayoberwaho n'igiti. None ntabwo ndifuko ngo dari gitahere uramenya utanuka rwose. Ahubwo mbwira niba wagiye kwa nshoreke yawe. Muri mwumve kandi. Ubutaha nakumbaza nzamubwira hagushakira ureke kunyirakaza aho ndi. Wumvise? Kandi here. Ubu nakwirengagiza ko ntwitiye umuhungu nkagucapuruye. Ngo kagira ute? Nkagucapa nyama. Ngaho runkoze urebe ngo intozi zirakurya utamenya naho ziturutse. Ariko wanditse nkiryamira here. Ukangabanya urusaku n'intonganya zitampaye 12. Inyamara kindigi ibyo yegira byose uzicuza dore aho nibereye umva bibera kurora. Ndakubwiye mva here ndakwisabye wintege iminsi we urumva wintege iminsi utazantera n'umwaka. Ubwo mwaka rero waba warawuvukanye kuko rero ngewe wacu ntidutera umwaka. Ubwo si yatabanje utumye umuryango ugihagaze ugira ngo urugo ruba rukiriho. Yataba wowe. Yataba nge nyine. Yataba wowe. Ubwo se ugira ngo ushatse kugenda wambuza. Uretse ko mbangirira abana banjye. Yaseka suseke. Wewe. Ubugirire iki kindege? Nkirira abana kuko se basonze ukabahahira. Kuko se uba bakora iki koko? Hanyuma si ibyo mumaze iminsi murya ntibyavuye mu mitsi yanjye. Bivugera cyangwa urashaka kunyibutsa amafaranga yanjye wagiye guhembesha yere wagize ngo narayibagiwe. Ahubwo se sheri wakwihanganya ukareka kwica akazi k'abandi nkajya mbona njya guhembesha nkagaburira aba bana bawe ubuvunikira. Mvunike murye sibyo? Sibwa amarangamutima y'Abimana na Turahirwa atumye Abimana arangara umwana rera Teta kotswa n'amata. Kindi giti wese aho azabimenyera azatinyuka asobanura ko ari we wibaga ibikoresho byo muri atoriye ya Kabera bishyira Ntaganda cyangwa nawe azanyuranye indimi. Naho ubutaha Ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga ya Enabel. Itambuka kuri Radio Rwanda kuwa kabiri isaa 12:15 z'umugoroba, kuwa gatatu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa kane isaa 12:15 z'umugoroba. Kubacikanywe ibi bice byose byatambutse mu cyumweru byongera kunyuzwaho kuwa gatanu isaa 2:15 z'ijoro no kuwa gatandatu isaa 8:30 z'amanywa. Mwayikurikirana kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube wanditsemo Ikinamico inkingi y'amahoro. Inkingi y'amahoro. Bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 81 13 120 cyangwa se 0788 43 52 06. Bitihise ukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com. Inkingi y'amahoro.